si uyu mugabo we nguyu nzava mu kazi ninza nimara kuhagera nsange nta kintu yakoze umwana ngo arayiriwe mu gasozi ahantu ntazi gushaka kw'iminsi nako nukurindagira ntiwamenya pe Gacori twinywera inzoga inzoga iraryoha pe ariko ibi byo byarakomeye bisa ndagera mu rugo ryawe n'ubundi nakugeza yo kudasoma ikodi muraho karere mugabo mwiza uyu munsi naje nizihiwe wizihiwe se ariko urananirwa gufata na dina neza wangiza ukagufata nawe dore mana yanjye ngaho tambuka ujye mu rugo uragira ngo ndoko dore agatebe ngaka yesi cara neza noza namufasha urabunywa mu kanya zana nkwe kenyicaza ndi ngaho zana adi se biraho turaho nta kibazo none se kuba wagiye ukigwayo n'akazi ko kaba kagenzi nawe ubona n'ibi bihe umwana sare ubwana se yarara wamusizeho rya ariko nawe nahasanze oya yarara rwose nawe nahasanze kabisa none urageranye murera ikintu cyo kunza gushatse waba ukigabanije pe ugeze ngo iki suza ariko ubundi ku kabari waruri nabande ko mbona uyu munsi umeze neza rindi nabona bibagiwe ahubwo reka nkubwire ndakumva niba umwana yabuze njye nabonye igitekerezo ngaho mbwira ndakumva muteza tugomba kujya kumureresha ahandi kuko ngiye byanze ntabwo nava ku nzoga nkonderera umwana tukamureresha kwande se basi turamureresha mu baturanyi ndakumva gishwaye kandi inshuti yanjye ntacyo twaye twirwanye yabwiye ko umwana yamurera nta kibazo none se ko ntakanga icyo ushatse ariko igitekerezo cy'umugabo aba ari ntahindurwa kubera ko uri umutware wanjye icyo ushatse cyose ngomba kucyubaha ariko nawe ukazajya uhinga utambarije umwana nta kibazo mu gihe mu kanya wabona nisubiriye kwinywera mu gihe oya ntabwo wemerewe kujyayo nyine ubwo turabanza tujyane icyo gitekerezo tukibwire gishweka niba mwana twanamumushyira tubyuke tumugira neza hanyuma ajyeyo ubwo yanakaje ahubwo mu rugo rwanjye tugasangira akagacu gishweka se natebuka nta kibazo ugagiye kuza uwo ninde usuhuza ariko ra hari ubwo ndigishweka dore ko nari nanamurose kandebe usuhuza ndabona ari gishweka koko di gishwe uraho gira abana ndabashimiye na mushuti wawe simbikangwa rero nguyu mu gikari mwavugana arahari se ko rero narije kureba ahubwo ni gishweka mushuti wawe wahoze umbwira sibyo nari nakubwiye gishwe raho kamera simbika uraho agatebe se karego wicaye ariko se wewe ubu wanyagiwe n'izahera nagiye zashite zerankuriye komera dore agatebe kabashitsi gishweka we kashikire Adoreza umugabo akunda kugafembesha umwana wundi kwabanza agasomaho nawe uragahorana ndabizi ntabwo ujya ukabura icyaka nari mfite ariko kari karyoshe koko usingwa no kuba wasinze hakaba wiriwemo aba yahaze ni nko kubura umuntu mu rugo ndi ni nko kubura umuntu urajya unyagirwa n'imvura ngo ni nko kubura umuntu umva rero gishwe ngaho mbwira igitekerezo nashakaga kukubwira niyo mpamvu waje umwana umugore ngo yagiye guhinga kandi igihe inzoga sinazireka ngo yari yamubuze turagira ngo nimba umugore wawe yemera mube mumuturire nyine muri make ibyo simbikangwa arimo akubwira njya mu kazi nkasanga umwana ntazi iyo yiriwe kandi mba namusigiye mu by'ukuri ngo amurere twiyagira ngo mwebwe muri umuryango ufite ubushobozi mube mumudufashije hanyuma abana na wa mwana wanyu ariko simbika uravugisha ukuri koko ndavugisha kwambaye ubu ko kugiye kunanirwa n'umwana wibyariye urabona uzamureresha kugeza he
icyo dushaka ni ukumudufasha wowe uri inshuti yacu turakwizera uyu mugabo wanjye uramuzi urabona ntiyikundira agacupa none se ikindi twahindura iki umva dore kuva kare kose ndi inshuti ya Simbikango niyemeje kuzajya amufasha muri kimwe cyose nkamubera hatari umva uwo mwana ushaka umbwire mukurerere rwose nisho bundira inshuti zitagora erega nibyo urabizi rega twahoze turi inshuti reka nsomeho nagendera umusumwe dasi ubu Dorothea azabyemera wari ukoze noneho reka ngende njye kugezaho madamu wanjye icyo gitekerezo ndebe niba ari bubyakire rero uramukoze cyane kandi ngaho uramukire gerayo amahoro ubwo umwana arazinduka tumukarabya hanyuma aze mu bana Suzana we reka nsubire imuhira njye kubigezaho madamu ugenda amahoro wanjye kandi udusubirize umugore namwe musigara yandi yego Mana yanjye umugabo wanjye araza ajyana ubu se ahantu yagiye namenya yagiye he ubu se si wasanga bamwishe Mana yanjye nk'ubu mbonye umugabo wanjye ku cyumweru nazashima Imana abiwanjye muraho uwo ninde ukomanga ntiwasanga ari umugabo wanjye kanjye kureba umugore wanjye nari ngukumbuye rwose karibu iwanjye uraho urakomeye karibu dore agatebe wicara reka nshikire nicare nk'aho amakuru mashyashya mvanye kwa mushuti wanjye Simbikango umugabo mwiza ufitiye umva nta makuru ashushe rwose kagira inkuru umva nkikubwira ubwo ngende njye gusura Simbikango mushuti wanjye gereho nsange kwa gusinda kwe nawe urakuzi yanyoye zamwishe arimo ashwana n'umugore kacitse Simbikango se sigaye ashwana n'umugore we uzi ikintu n'umwana bibyariye barimo barapfa pe babyaye umwana urabona ukuntu Simbikango yigwa mu nzoga nta nubwo bashoboye kumurera nasanze bari kumushwanira ngo ntago bashoboye kumurera nanjye rero nk'umuntu wifite wumvikana na madamu mpita mbabwira yuko bamuha mwana nkamurera mbona barabyemeye iyo ntago yaba ari inkuru nziza mugabo mwiza nziza iyo nkuru ndayishimiye si ubona erega nicyo ngukundira madamu ngwamunye rwose ndabyumva mbega byiza umva rero uwo mwana tuzamuzana abane na Nadina wacu urumva bakurane tunamushire no mu ishuri agira ubwenge ntazamere nka base bariya mbona siko bimeze cyane rwose ngiye usigara ubitekerezaho twumvikane n'uburyo twazajya kuzana uwo mwana sibyo madamu sare kambe ngiye kwigondera abana ba rubanda yewe ntatinze kumuzana kwikorera inkwi ibiti kuvoma umwana wanjye araruhutse nta n'ikintu azakora ye ubundi azajya aza ambaza ibiryo mubwire ko yariye ubundi cyitwe n'inzara si njyewe ugiye kukurerera rubanda Suhuzara uwo muntu nindera ni karibu mwinjire ni karibu mwinjire muraho neza yego amakuru yanyuze amakuru ni ni meza karibu iwacu mwakwicara mugafata agatebe ariko se ko mbona uriya mwana wo kwa Gishweka ko bamufata nabi bimeze bite uriya mwana wo kwa Gishweka uriya mwana rero bamaze iminsi baza hano kubimbwira wowe ushobora kuba ubaye nk'uwa kane ubwo rero kwa Gishweka ntago bafata umwana neza ndabizi nanjye muri iyi minsi napangaga kujyayo ariko ubwo uje uri uwa kane ngiye guhita njyayo uyu munsi ndarara ngiyeyo rwose biragaragara uwabo baramugaburira akarya neza akajya ku ishuri mbese akagendera igihe ariko we usanga ari kwegura ifumbire hari koza amasahane undi we yibereye muri etide afashwe nabi cyane pe uramubwiye ntabwo ari mwiza ugende ubabwire nyine bagerageze nyine bamufate neza kuko ntabwo birari byo
urakoze cyane nibyo natekerezaga mu kanya rwose ngiye guhita ngewe buraba bashobora no kureba nabi rero tukabashyikiriza inzego zibayobora ku buryo bagomba gufata umwana neza umwana ntabwo agomba kubuzwa uburenganzira bwe rwose rero nyine icyo kibazo nyine nari nyine kugira ngo nkumenyeshe ucyumve neza ugende rwose ubabwire bamenye ko umwana wabo nyine afashwe nawe nyine nabo barebe icyo bakora ngiye rero reka nshatse ubu nabagiye urakoze cyane rwose uri umuntu mwiza rwose nanjye ngiye guhita njyayo yego ya mafaranga naguhaye ngo uhe umwana ajye ku ishuri warayamuhaye cyangwa nayo wamuhaye amafaranga narayamuhaye ubu ngubu rero tugiye kwa Gishweka tujye kureba uko bafasha uriya mwana numvise ngo bamufata nabi abo bantu ko yego makuru yanyu ni karibu muraho abanyakubahwa bose muraho Gishweka muraho rwose makuru yanyu ni karibu mwicare tu murakoze cyane murakoze ni karibu mushikira agatebe murakoze ko mutugendeye saho ni amahoro ubu rero dore batubagendereye ntabwo ari amahoro cyane hari ikibazo cy'umwana ngo uri hano ariko udafashwe neza niwe twari tuje kureba ukuntu hano udafashwe neza umerutse kuzana se ngo ni umwana uherutse kuzana abahangaha ariko ngo ntabwo afashwe neza mada ibyo bintu bavuga ni ukuri oya umwana se afashwe neza wowe se si ubizi ko afashwe neza nanjye ari byo nibaza ubwo se uwo mwana yaba adafashwe neza mu buhe buryo amakuru rero nayo yahawe na muyobozi w'inguyu nta kibazo yakubwira ukuntu ibintu bimeze ubwo rero ngewe uko ibintu bimeze iyi minsi ishize haje umuntu wa mbere ambwira yuko mufashe umwana nabi uwa kabiri araza haje abantu bane bose kandi nanjye hari igihe nabyiboneye umwana afashwe nabi mujya mugurira umwana wanyu imyenda uwo murera ntimumugurire mumufashe nabi rwose ibyo bintu ahubwo nibyo twari tuje gukemura muri uyu muryango ariko muyobozi reka nkubwire pe umva umwana ngerageza gutanga amafaranga ngo bamufashe dore na madamu wanjye arabyumva ngatanga amafaranga ngo babahe ibintu bisa bose ariko njye sinibaza impamvu umwana afatwa nabi umwana afashwe neza ahari tumuhamagaye mukareba ukuntu afashwe neza asa na marayika uyu usibye no kumuhamagara ngiye ibyo bintu ngomba kubisubiramo nkabigenzura nkamenya ukuntu bimeze umva rero mbabwire umwana dufite amakuru y'uko afashwe nabi ahubwo umwanzuro wa nyuma tugiye gufata n'uyu nguyu mushakisha amakuru wowe ndabizi ntabwo uhora muri uru rugo ngo umenye uko umugore afashe neza umwana wowe ugiye kugenda ufata amakuru neza umenye uko umwana afashwe naho ubundi nibyongera kuvugwa muri uyu muryango rwose murashyikirizwa inzego zibegereye zibacungira umutekano hanyuma mugende mugororwe mumenye uko umwana afashwe birandenze aho bigeze hanjye binzinuwe n'inzoga umva madamu ngomba kubikurikirana ukambwira ukuntu umwana afashwe umva iminsi 3 ndaba nabigenzuye nabigezeho yego rwose hanyuma muyobozi wowe dukora iki Bwana Gishweka wowe na madamu wawe byakabaye byiza mwicaye hamwe mukaganira mukareba ahantu ikibazo kiri buriya hagati yawe na madamu hari ikibazo gikomeye kuko uravuga ngo umwana abayeho neza undi nawe ngo umwana abayeho neza kandi twe tubona neza ko umwana abayeho nabi ikibazo kiri wowe hagati yawe n'umugore wawe mwicare neza mu biganireho tuzagaruka dufata umwanzuro nyawo murakoze cyane ngaho reka tube tubacitseho gatoya tuzagaruka twumva inkuru uko yagenze ko byagenze neza birandenze ngiye kubyitaho nimugende ntari musigara amahoro ndabyitaho ntari bimugenda amahoro n'ubuyobozi ngo bwaje ngo kureba ukuntu umwana ngabayeho kiriya cyana nzakica nabi nta kuntu narera umwana w'abandi nkamurera neza uwanjye agapfa nabi ku buryo narerera rubanda nzamwica nabi nta n'ikintu azabona cyangwa nshiremo uburozi apfe wowe witanze ukareba